tumarira abana bitaretse n'abakuze ariko njya mbona kuri social media abantu b'abagabo ipantaro twariye mu ndanga agenda n'agacupa mu ntoki agenda yihereza. Aya ni ikibazo gikomeye. Minisitiri de la Santé Dr Sabin Nsanzimana aherutse kutubwira yuko ngira ngo mu kwezi gushize kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu hari hamaze gupfa abantu 44. Abantu 44 bishwe n'inzoga z'inkorano. Ni ikibazo gikomeye. Abagore baranywa bagasara bagakubita abagabo bagakubita abagore. Byaracitse. Umuryango nyarwanda ufite ikibazo gikomeye cyane kiva muri ibyo biyobyabwenge. Dr. uretse wenda n'abo bakuru urubyiruko usanga ari abantu urubyiruko se uzarebe ibintu basigaye babo noneho bamwe ibintu bita ngo ni cocktail uruvangirane rw'ibintu utazi. Wahagera ugasanga abana b'abakobwa mu mbabare abakobwa muri manga usanga abakobwa banazimwa kurusha abahungu. Biratangaje. N'abahungu ejo bundi nigeze gukomatana ariko abahungu bacu bagiye ubona groupe y'abakobwa bari muri boîte basaze. Noneho ndandika ni ejo bundi natashye ubukwe nicara n'umusaza